Hello guys, bimeze gute amakuru ni neza se? Ndabakumbuye cyane bimeze gute amakuru ni neza muraba agaciro cyane mwebwe mutungukiye kuri YouTube channel yacu muri abantu b'abagabo urakaza neza kuri Menya Byose TV Pole. Iyi ni ya channel ikugezaho utuntu tw'ubwenge tw'ikoranabuhanga. Duherukana mu gice cya mbere turimo tureba uko wafata application yagufasha guhindura mu rurimi wose ushaka. Uyu mwanya rero tuje kuba twari twaherutse tugera ku musozo twayifunguye. Uyu mwanya je kuba nakwereka uko washyiramo ayo magambo ushaka guhindura, niba ari indirimbo yawe ushaka kuba warakoze waranditse ukaba ushaka kuyihindura mu gifaransa, muri lugha ya Kiswahili, muri lugha ya Kiingereza. Welcome. Reba iyi video kugera ku musozo nibyo tugiye kubamo. Iyi video nigira ikintu gufasha cyangwa kaba hari akantu ushaka kudusangiza, unyandikire muri comment hasi. Ndafata umwanya mwasoma ibitekerezo byanyu mwajya mutanga. Abantu bashyashya batungukiye kuri YouTube mumeze gute? Hari abarundi nabonye mu nkurikirana. Abarundi bimeze gute? Salama. Bimeze gute? Nizere ko ari neza. Wowe mushyashya tungukiye kuri YouTube channel yacu uruwa agaciro, ibuka gukanda subscribe. Wowe utarakanda subscribe urimo uracikanwa n'utuntu tw'ubwenge tugufitiye. Kanda subscribe, ukora hano barate bakwandikira hari inzogera wongere uyikandeho, barate bakwandikira amagambo kanda hano handitse all, ukandeho ujye ubona video zacu maze mu bambere. Igihe na uploadinze ako kanya nyishyiraho igiti kugeraho mu bambere. Ikaze twaje kurikirana iyi video witonze. Turaza muri application yacu naberetse uko bayi downloadinga. Ngiyi turaza tuyifungure. Turaza tuyifungure. Sorry gake. Turaza tuyifungure. Irafunguka imeze gutya. Itanye dukanda hano hepfo handitse grant permission. Nkuko nari nababwiye. Turangiza dukande kuri kano kambi gasubira inyuma. Itanye twongera tugakandeho. Tuza hano hejuru handitse skip. Byirengagize. Hano twari tu. Twagiye rero ubu urasabwa kuba maso utaza kugira aho urangarira ukasanga uracikanwe. Urabona hari amagambo wenda twakopiye tugiye kuba twayashyiramo. Ntabwo turaza ngo hano hejuru bari tuyashyira, turaza ko hano hepfo handitse help speak and photo. Hepfo angaha naho turaza tube twayashyira. Urahabonye aza tuyashyiremo. Twarayakopiye, urabanza yakopiye, numara kuyakopiye bakwaretse ko abaye compiled. Uri gukoresha machine, uri gukoresha computer ho uraselecting kati ntabwo ari ngombwa mu yakopiye. Wowe uri gukoresha machine. Wowe uri gukoresha phone urayakopiya, ntabwo kwatura byakunda kuko phone ikora ibintu bike by'ingenzi, ariko nyine nakundi nyine tugomba kubimenya. Uraza ukandemo hano dushaka kwimura ya magambo twakopiye. Uraza ukandemo hano hari agakaramu kari kugenda kaza kongera gatinda. Uraza ugakanda ukomeza ugafata. Ukomeza ugafate uhita urekura. Nurekura ahita bakwereka ngo paste. Iyi paste niyo ugiye gukandaho bya bintu twakopiye bite bizamo. Hano hejuru urabona ko handitse ko mu Cyongereza mu Kinyarwanda. Ibi bintu ubwo biri mu Cyongereza tugiye kubihindura mu Kinyarwanda. Niba ushaka ko biva mu Kinyarwanda bijye mu Cyongereza, Ikinyarwanda kirakora change. Uze hano hari icyo kize, hano hari Icyongereza, Icyongereza kize hano hino. Kora hano paste rero ya magambo yacu azemo. Ngaya magambo yacu ahise azamu ako kanya. Icyo rakora urabona hano banditse ngo my name is Paul. Today I have a YouTube channel. If you know more information, you have to
you have to visit YouTube channel. Its name is Menya TV Rules Road. You don't forget to click subscribe. You thank you so much you watch video. Yeah, hano nyine utari wasobanukirwa wenda nyine nk'umuntu uzi icyongereza hano ahita bisobanukirwa, ariko wowe ntago uri kumva icyongereza hano bari kuvuga. Ku muntu wumva icyongereza hano barimo baravuga ati hano aratubwiye ati mumeze gute, yatubwiye ngo hello, my name is Paul, izina ryanjye ni Paul. Uyu munsi mfite YouTube channel, mfite imbuga nkoranyambaga ndi gukoreraho. If you know more information, niba ukeneye kumenya amakuru niba ukeneye kumenya amakuru arambuye, yes, ugomba, you have to visit YouTube channel. Ugomba gusura YouTube, YouTube channel, izina ryayo ni Menya TV, amategeko y'umuhanda. Arongera hano aratubwira ati you don't forget click subscribe. Aratubwira ati ntiwibagirwe kuba wakanda subscribe. Urabona nyine nawe urabyumva, ntiwibagirwe kuba wakanda subscribe. Ngo arangira hano ababwira ati, urabona nyine ni kantu kakandiko yanditse gato, arangiza ababwira ati thank you so much you watch video. Arambwira ngo urakoze cyane kuba wareba ino video, cyangwa urabukoze cyane kureba iyo video kuri iyo YouTube nyine niyo yakubwiraga kuri Menya TV. Menya TV amategeko y'umuhanda. Urabona nawe kasobanura abanyarwanda nyine uko wagira nkawe nyine w'umwongereza, ubwo nyine wayisina bisobanukirwa. Ndimo sobanurira abatari kumva ururimi rw'icyongereza ariko ushaka kubisoma neza mu kinyarwanda, urahita uza hano hepfo kandi hano kuri kano kantu kameze nk'akambi kari mu ibara ry'ubururu, uraza ugakandeho turebe. Aha hasi iyi mirongo iri kugenda itera gutya niho bigiye kuba byahinduka. Hehe bigiye kuba byahinduka mu kinyarwanda. Urabona ko bihise bikunda, bahise babihindura mu kinyarwanda. Urabona hano hejuru nyanditse mu kinyarwanda. Dore ngibi uko yarashatse kuvuga neza fresh uko bimeze mu kinyarwanda, kumwe na ndi kubisobanura. Urabona katwumva uko babidusobanuriye. Muraho, nitwa Paul. Uyu munsi mfite umuyoboro wa YouTube. Niba uzi amakuru menshi ufite, sura umuyoboro wa YouTube. Izina ni Menya TV, amategeko y'umuhanda. Ntiwibagirwe gukanda cyangwa kwiyandikisha. Urakoze cyane, watch video. Hano urabona nyine hari igihe nyine ikinyarwanda baba batacyumva neza, na application bitacyumva neza, ugasanga harimo udukosa dukeya, ariko nyine tubona imva n'injyana. Hano hejuru ko nawe basobanuriye neza niko babimeze. Ahangaha turabikemuye. Urabona rero hari n'igitabo kiba cyanditse mu cyongereza, igazeti, cyane igazeti y'ibijyanye na materials ya mechanic. Ukaba ukeneye kubihindura mu rurimi ushaka. Kamwereke tugiye gufata indirimbo mu gitabo cyangwa se ijambo ry'Imana. Kadufata indirimbo yo mu gitabo, tuyikopiye, niturangiza kuyikopiya tuyizana tuyishyiremo hano, bayiduhindura mu Giswahili, siko? Kurikira rero. Irakupa tuza hano hejuru, hano turayifata iri mu kinyarwanda, hano turahitamo ikinyarwanda. Dushaka kuba iri buze guhinduka ikajya mu Giswahili, turakanda hano hejuru, tumuzamure turebe mu rurimi rw'Igiswahili. Kiswahili bajakamki. Indimi zose ziba zigiye zirimo. Kama tari kukibona. Ndikona hano ntago ndi kukibona neza. Kiswahili Kinyarwanda, ndikubonamo Kinyarwanda. Kadukomeze hepfo. Kurdish
Korea, gaza turebemo igiswahili. Ndi kubona ari gutinda kugifata, katwifatire icyongereza. Katwifatire ururimi rw'icyongereza aho rwo twemezaho. Irava mu kinyarwanda, indirimbo yacu tugiye gukopiya irava mu kinyarwanda ijya mu cyongereza. Katujye kuyireba fone yawe no mu ndirimbo, igitabo cy'indirimbo. Katiremo akaririmbo. Kadukopi iyi ngiyi nubwo yenda kuba ndende, ariko nyine turakopiyaho igice kimwe. Iyi ngiyi ivuga ngo rami wakomeretse itwe waziraga, wahemu mucyo mwami ushinyagurirwa, kera utarava mw'isi wari ufite ubwiza, dore uko bagushyize muri abo bambuzi, udukirira undebe ukiza ukuri, impano y'imbabazi yamuboneramo. Yesu waramfiriye ibyaha byanjye, ibyanjye wazize. Yesu turakopiye utu duce uko ari tubiri, niko tugiye kuba twakopiya, siko se? Uduce uko ari tubiri tugiye kuba twakopiya. Yego. Ukuntu byumvise. Kadukomeze sori gakeya. Urabona ya application yanze guselectinga ya ndirimbo nari ndi kubereka yo mbonye yanze.
twebwe turaza hano dukanda hano hari utudomo tungahe. Aha ni ijambo ry'Imana ngiyemo tugiye gukopera. Dukanda hano hari utudomo dutatu duhagaze. Nurangiza uhita ukanda hano hantu hepfo handitse copy. Hepfo handitse copy. Uyu murongo turatukopi hano urabona ko habaye copied. Asiga turahita tuza tubihindura mu rurimi dushaka. Turakupa phone yacu tuze muri application yacu twari turi gukoresha. Twari turi guhinduramo ya magambo ngiyi hano. Twari tumaze guhindura ariko hano tugiye kuba twashyiramo rino jambo ry'Imana riri mu Kinyarwanda turihindure mu Cyongereza. Turaza dukandemo hano turaza dukandemo hahandi nababwiye kwa kagakaramu. Nurangiza ukande ukomeze uhafate. Nurangiza urekure ukora hano handitse past. Urabona ko wa murongo na kopiye uhise uzamo. Hano baratubwiye ati kubara ibice 28. Kubara 28 umurongo wa kabiri. Urabona ko handitse tegeka Abisiraheli uti ibitambo byanjye ibyo kurya byanjye by'ibitambo n'amatungo bikongorwa. Urabona ni byinshi cyane birakomeza hano hepfo. Urabona twebwe tugiye kuba twabihindura mu Cyongereza. Urahita uza hano kandi hano kuri kano gafureshi urakabona hano hasi. Abe ariko ukandaho nurangiza utegereze bihinduke mu Cyongereza. Urabona hano hasi hano konegisiyo ariko bisaba ko wazifunguye kuko bikonegita n'amamega. Urabona hano bahise babihindura mu Cyongereza byari biri mu Kinyarwanda. Numbers 28 kabiri. Command the Israel by sacrifice the food. Hano sacrifice ibitambo the food byo kurya of my offering and my offering made by fire. Ikongorwa n'umuriro. For pleasing aroma. You shall be careful to offer them to me at the appointed time. Urabona hano bari batubwiye ati nyine bari batubwiye mu Kinyarwanda uko bivuga. None hano tubihinduye mu rurimi rw'Icyongereza. Nawe ushobora kuba wabihindura mu rurimi ushaka kuko iyi application irabigufashamo. Urabona hano katube twabihindura wenze katubihindure mu Gifaransa. Batubihindure mu Gifaransa, French. Katubihindure mu Gifaransa. Bya bindi byacu twari twagize turaza dukandemo kongera hano dupisingemo yindi mu Kinyarwanda. Utagize dukanda hano hari agafureshi ubundi bwo bihinduke mu Gifaransa. Urabona byahindutse mu Gifaransa. Arodere o Israel me sacrifice reso arime de mi offrande et mes sacrifices fait par fier et Dieu incroyable. Vous avez so de meilleurs offrir et lieu ta fils. Urabona hano tubihinduye mu Gifaransa. Nawe urabihindura mu rurimi wumva. Ikirundi, Tanzania, Gikongomani, byose urahindura nta kibazo. Biri buze kuba byagufasha kuba wasobanukirwa. Wowe utari wakanda subscribe urimo uracikanwa kuri YouTube channel yacu. Iyi video niba hari ikintu gufashije yandikira hasi muri comment ndibuze kubisoma. Ndabakunda mukomeze kugira ibihe byiza. Bye naho ubutaha.